Imana ngo iraje ritama niye nyiri byose ibituba Yesu nashimye cyane ibi rero uri gusengera nubwo mugiye gusengana nanjye muri benshi ariko kuri towe uciye mu buryo budasanzwe. Haleluya. Niba ukizwa subiramo aya magambo gira uti Mwami Yesu imbere y'amaso yawe ndabizi ko hari abantu bagiye gukizwa nakiriye agakiza ntihanyibyaza izina ryanjye mwami reka bibe mu gitabo cy'urupfu rye mu gitabo cy'ubugingo nemeye nyo mu izina rya Yesu Kristo wowe urwaye cyangwa se kandi mwami ikintu cy'ibanze utanga n'ubugingo urutubuzima toka gutsindwa n'urubanza akava mu ndanywa agacupa ifaranga ryanjye njye birangamo ryari baramushaka kwiga imbaraga z'ato cyane akajya gusura wa mushuti wanjye nawe wigize kanyota uriya nawe ndazivuyeho we ntazivaho yewe mana yanjye cyokora ndamusengera no munsi niwo wanyuma zikwarakizwa tu natazivaho ndaba ntari pasiteri koko arazivaho arabeshera ubusa rwose ndazimukuraho arabeshera ubusa muraho muri abantu muraho aha mukomere mukuba ariko se mwene data koko ukizwa koko nugusenga Imana rwose ikagushira mu biganza byayo pfukama musengere izina rya Yesu kuvuna amazi pfukama musengere ukizwa oya nakamubwira nihaye kuba gusa uransuye cyangwa nagusuye ariko rwose ngomba kuva hano wakijije reka mbwire no madam akwati yazanye niko hariya uritwe sekide kuza n'ibintu byawe birangiye radio yavugaga ibintu byo gusenga nabyanze ngende pasiteri ngomba kugenda ndabera kugira ngo mbasengere mukizwe njyewe na radio iri kuvuga ibintu by'imibwirizwa kubwirizwa ngo ndeka kanyuka wapi nabyeretswe ko ndagusengera ugakizwa je restais toujours enon uraba eno mitamo inzoga tugomba mu izina rya Yesu urakizwa reka nkubwire wowe ireka nimbusuye mbwire madamu azi madamu ndagusengera urakizwa ye vaje hano urakizwa rwose akira aya ndi pasiteri ngo ni sekitende muzira gatebe pasiteri kari muraho araba mwene da amakuru nimukomere cyane bari muri amahoro hasi uyu muntu wawe ko mbona izoga zamuhitanara aha ubu nanjye byaranshoboye pasiteri nzayanywa igihe ndamusengera nicyo cyanzanye arazivaho rwose agomba kuva njye kododo ndetse inzoga sinshobora murakoze mwene da uwiteka abaho umugisha bose igihe wanywera inzoga wazivuyeho wakijijwe ngomba kunywa wakijijwe rwose ugafata agakiza pasiteri agiye ngo bakwane ibyo pasiteri geja ndi pasiteri nsengera abantu bagakizwa pasiteri gogo twazangiye inzoga zirasangiye wazivuye hari ikintu wavuze naraziretse ngewe ubu mba ndi mu gakiza gusa reka ahubwo musomere bibiliya ukizwe n'ibingibi na radio nayifunze ntabwo ku isa 10:30 reka harimo ibintu byo kuvuga ubundi Uwiteka aravuga ngo kugira ngo umuntu umusengera akizwe ugomba kubanza witonda ntabwo ndabikubwira mpubutse nditonda musengere kandi wakira agakiza bibiliya yanjye ntabwo iregerana n'inzoga ko bavuga ngo bibiliya ntabwo yegerana n'inzoga ukaba uyishyize ku mbere nanjye niyo mpamvu ngikuyeho ntabwo reka nkubwire uri inshuti yanjye kuva kera ugomba kuwusengera nawe unywa agacupa urakanywa cyangwa ntabwo nta mafanta nta kwizina mwamaye soda nta mafanta ngira mu rugo rwanjye aka kazuba agomba kunywa soda rwose nta fanta yanyungukira mu rugo n'umugore ngewe arayizanye yararatashye ariko nawe umenye ko twarazisangiye ariko noneho umenye ubundi pasiteri nakiriye agakiza naho inzoga ne kandi oya ugomba gusoma igihe cyose wamaraga amatesi atatu ukanywa kanyanga uwo mugabo we uje kunywa
murabiretse ukanabaza icyo ashaka kwigira imbwa nkawe. ako rugo amani twasangiye kera iyo yayo twarazinye ariko rero kamwe mwibanga uzabivuga aza abapagani mugira amagambo menshi ubwo uzasinda nugera kwa serufuku ubivuge mu karasi oye ukabari ntabwo njya mvuga umuntu wowe unywa ahubwo nutanywa nzagusereza kuba zinyweye uzambeshera nzakubeshyera ahubwo aho kugira ngo umbeshere rero ndazinywa ariko ndanywa kamwe gusa madamu zira agacupa mfungurire pasiteramwo iby'umupasiteri abifashe ntuzavuge ko nanyoyeho mwene data rwose uzabigira ibanga ntuzabivuge dore ko abagore mugira ubucaro mugira urucaro muzajya mugira ubucaro ariko umugore wawe ntabwo akikunda kuvugagura keretse nabyiganira namukubite njyewe ndindwanya njye namwe uracyarwana se uracyarwana ungana utyo gicucu nagikubita hajya mwe mwamenye inzoga iyo bayita ngo iki ni gatanu mfunduriza rufunguzo cyangwa twarazinywesha akirasha koko akagakiza kandi yimbikire kuko ntabwo ntawe inzoga mfite bibiri naho muzi cyane usoma abakonyi yego mwami yacerosha yewe bujya kupasiteri twarabwoba aka kantu kuka karengetse ukomeza gakira kera cyagiye tuzirwa ngoma niziritse mu makote n'amakaruvati akarongera n'imirire hano ni mu rugo nawe urambona ikiganiro kiryohe n'uwiteka mfashe arasanze ibigiri nibyo twahoze ariko gatangiye kongeramo nuko ariko nazimenyereye soma bakongera kandi karagera ku nyota waheruka karyanisha ufite icyo muturusha abapagane koko ntabwo ndi umupaka ariko nanjye data nzigwira muzire mu rugo nimba ndi umupaka ntabwo ndi umupaka umukristo usanga inzoga ndazinywa ari umukristo kera reka tunywe inzoga ariko kutugira amahane abasinzi bagira amahane baje mu mwitonze mu rugero oya ngomba gusoma umuhungu wanjye wenda nibye sana yeruka gatera imyaka ibaye myinshi imyaka 5 ndi mu gateza n'amakote reka nimirire uziko na bakongeresha uziko najya gusura abantu uza bakabakama inkoko nkangona inora dina ifude yariri kuvuga ibintu byo kubwiriza hajya ngo iyi ni iki ngo ni 5 iki sikoro 5 yewe n'abantu aya mingi wayifungiye harimo ibintu byo kubwiriza by'agakiza ntabwo nshaka niyo nabo ariko nubwo nyoye inzoga gukizwa ni byiza niyo nabo umukene ntabwo myanywa inzoga reba nkaje pasiteri iyo ugiye ahantu kubwiriza babagira inkoko noneho ni ukunywa inzoga gusa nta kindi madamu vayo ko amacupa utangiye kuyamena vayo wandura kino gicupa ubundi nge na wapi ubwo nuhaze nahaga si wanjye kora imana imfashe nahe nijoro pe si wanjye nahe nijoro nadandabira ndaguherekeza cyangwa ngushakire moto y'igucyura urumva utahe neza amahoro yewe katangiye kongeramo yakomara yagabera oya ubwo usoma ariko yewe usoma bakuze nakaminguje nako ariko ko mbona isi iri kuzenguruka ariko ntabwo n'ubundi turi mu bihe bya nyuma yaravuzwe ko isi yose izazenguruka kashizemo kashizemo nibazane n'imirireho kashizemo dore ibintu byanyu isi yazengurutse ariko hako se ko katagera vuba ngo kaze mwakagara rero ndi kubona isi yansize muzanira kunga niko isi yansize muzanira kunga ko ruzabivuga wa mukristo we nyaboneka ewe anashazana sana nkamire nubwo hasi ko muri isi kuzenguruka nuko turi mu bihe bya nyuma sera nakagiye no kunyuramo
Nda mugamba hose. Aragasha. Ziko turi mu bihe bya nyuma kuko isi yacu irazenguruka bakabyara. Ibyo ndiko twahoze gushira inyota. Ako hamana nayo kukabira kandi nkaza kukibagirwa ko mbona natangiye kungeramo nako mbona n'isi iri kuzenguruka. Iryo jambo ry'Imana sinda risika hano ra. Dushire inyota ja. Kirahosha. Ni hahanda. Witeka biho umugisha. Osama. Ya. Ndagara chimirana njya. Aje nuko nta. Bandogara chimirana. Nzazinywa. Atanyegeze. Ongere nzinywa. Yewe nzazinywa. Apas. Nagiye no gusenga. Ego. Madam. Orosh. Kageze muka. Orosh. Kageze. Yawana ne Bibiliya yanjye jewe. Namenyereye inzoga. Hana Bibiliya yanjye. Uraguta urara. Ndataha. Urara. Ejo mfite amateraniro ndasoma na. Asiya ndiko kuyisezera. Tumuterure tumujyane kurya. Pasiteri wa wicaye. Reka yicare. Ni muzire ngo. Ntabwo nagarukaga kunywa. Umva. Kagezemo pe. Pasiteri arara. Cyangwa Mada. Wateretse hasi icupa. Nzana telefone mumagara umumotari. Amutware nashika. Nzana ya telefone. Oya pasiteri ndakira. Chachi motari gikunda kuntwara hariya madaba citamuke. Amuta Selemani. Selemani. Allo? Ariko ko ntago bica mureka nongere cyo umwanya nomero itariyosha. Niyo handitseho Selemani. Ntago ariyo. Handitseho Yego sha urumva ko muciyemo. Yego sha vayo iwanjye ari umugenzi arajya nuza ahantu bita Nyabwishongo yi uramuyitseho ku mafaranga makeya ni munini ariko pagiye n'umutura hasi sha cyangwa vayo tebuka Yakoni serebu ajya kureba inshuti wanjye kogo hano hepfo reka njya kureba rwose serebu Yakoni rwose ayimanira nankunda indirimbo turi mu nkunda two muri Bibiliya ntabya ntanyo haleluya oya ntabya twinywere miraculous what am I seeing here Bito Kristo. Yakuni makuru. Serebu. Pasiteri Tuba dusomaja. Aya hano na inzoga Twebwe tuba Kikirasoma abakristo mugira n'urunwa. Cyakira cyaza guhagarikira amase. utazabivuga wa. Ntuzabivuga. Turabizi amagarika birimo turabizi amagambo yawe. kana nicarire Soma. Turabizi amagambo yawe. Noye. Soma homera. Ramera. Umumotari agiye kuza aragutwara. Naza nderigane netaye. Yakora ikintu gihugu teramo. Rero. Serebu. Witonde. Naza guhagarikira amasezerano we. Yakoni menye ko ryo guhaye. Ubyubutekane amurugo kwagira gushaka puto. mwana menetse pe na Ubyubutekane gusinda ubupasiteri nakubwiye ngo izina rya Yesu. Hasera mu nzoga. Mwabaye muti. none ibintu basanganye n'ibiki Ibiseri inzoga. niki Urabinye yumva inzoga. Aya, unomugabo twarasangiye kuva kera urumva twagomye agomba kunywa nawe kuvuga Reka numve niba ari inzoga. oya bagwe muhereza somo umva ibi bintu nibanga Nakubivuga. nakubivuga mwumve njye mbabwire rero simubizi ko nitwa serebu Ibyo zaro tabizi. sindi Diyakoni Serebu se Diyakoni sana pastor ukomeye ni. rero hari ikibazo ngira mu buzima Diyakoni cye kibazo. mu byumba Ujye urwara mu mutwe. mu byumba
njyewe rwose ibintu ngira ikibazo cyo Igihe cyose ndaba nifungura naraye. mu bintu mwakoreye no byose urabivuga none se nyine tangiye no gusinda ubundi abadiyakoni aho nzaguhagarikira amasakaramentu yose wamwirukanye akagenda uyu nguyu azaza natashye ariko se mada vayo hano zanira bibiliya yanjye bazanire bibiliya yabo batahe umumotari agiye kuza ejo ni ku aho karubanda bagomba gutara nta muntu ushaka ejo ni ku karubanda oya ntabwo barara ntabwo barara taka mutahe ndanabihinduye mutahe mva mwa hagurutsa majari ariko se noneho ndagira ariko mada none rero ni ejo harabari inkuru zitwika by'abantu umumotari ari hehe ari ku muhanda akunda bemeza ariko mutambura mu bantu ejo bazabura uko muvuga ngo bibiliya yanjye ariko mudamu fata